niba hari ikintu ugomba kwirinda, niba utaragikora ntuzagikore, kandi niba uzi ko ujya unagikora ubihagarike uyu munsi. Ikintu bita kuvanga amata ndetse na coca cyangwa se kubinywera rimwe, ukimara kukinywa ugahita unywa n'ikindi, ni bibi cyane. Uti ni bibi gute? Coca ibamo acide, phosphoric acid, ndetse iriya ni drink iri carbohydrated, nyine irimo carbonic acide carbonique, ndetse amata abamo amaproteine na calcium. Iyo ubivanze bigenda bite rero? Ya acide iri muri coca, phosphoric acid, iragenda igahita itandukanya proteine ziri mu mata, bita bituma amata asigara ameze nk'ibintu by'ibikasi. Uri kubibona kuri no video nashyizeho hano, cyangwa se nk'icyo twakita nka fromage, utuntu dutoya tumeze nk'utubuye dukomeye. Turiya tuntu rero iyo bigeze mu nda, igifu ntabwo kibasha kubisya. Ibyo bintu rero hari ingingo zo mu nda zibihomberamo. Izo ngingo ni ebyiri z'ingenzi, harimo umwijima, hakabamo n'impyiko. Umwijima ugorwa gute? Ugorwa uri gukuramo ya acide n'isukari ya coca. Ikindi, impyiko zirwana no kurimuvinga toxins cyangwa se bwa burozi buri muri bya bintu wanyweye. Ibi bintu bishobora kwibaza se bishobora kuba bitera iki mu buzima? Ibi bintu bitera kubabara mu gifu cyangwa se kurwara igifu. Ibi bituma umuntu ushobora kuruka iyo ubinyweye bwa mbere, ariko iyo uhora ubikora bishobora gutera indwara z'umwijima ndetse n'impyiko, ndetse bikaba bishobora gutuma n'amagufwa yawe adakomera, kubera bica intege ya calcium absorption, kwa kundi amaraso yawe afata intungamubiri cyangwa se ikinyabutabire cyitwa calcium, kandi aricyo gikomeza amagufwa ndetse n'amenyo. Murabizi abantu muzi ibintu bya shimi, ntabwo yongera kucyabsorbinga neza. Rero niba ibintu warabikoze bihagarike, ntuzongeye kubikora. Niba utanabikora ntuzanabikore, kuko ni bibi cyane ku buzima bwawe. Wibuke kudufollowinga, nitwa Rutare, utubwire igitekerezo cyawe muri comment. Murakoze cyane.